Reka nkuramutse cyangwa se ngusuhuze aho uherereye hose udukurikiye uri impande zitandukanye z'igihugu, abari amajyepfo, amajyaruguru, uburengerazuba, burasiro bwaryo ndetse n'abadukurikiye uri mu ntara y'umujyi wa Kigali, aba diaspora. Namwe reka mbasuhuze by'umwihariko mwe mudukurikiye muri mu gihugu cy'abaturanyi cy'i Burundi, abari Ngozi, Bujumbura, Makamba, mwese ndabaramukije. Rero kano kanya tugiye kugaruka ku makuru ari kuvuga ku muhanzi Kiriko Akili n'umukobwa hano mu Rwanda. Rero mbere yuko dutangira, reka ngusabe unkandire ko ku ijambo sabone cyangwa umpyondere ko ku ijambo sabone cyangwa se subscribe kugira ngo tugende tubana tanu kwa tanu. Umuhanzi Kiriko Akili uturuka hariya mu gihugu cy'abaturanyi cy'i Burundi, amakuru ari kugenda atugeraho avuga ko uno muhanzi Kiriko Akili arimo kugenda asazwa n'urukundo cyangwa se ari umukobwa w'umunyarwanda urimo kumusaza ku buryo buri hejuru. Rero uwo mukobwa nta wundi akaba yitwa Yellow Queen. Yellow Queen ni umwe mu bakobwa beza hano mu Rwanda bateye neza. Rero uno mukobwa akaba arimo kwigarurira umutima w'umuhanzi Kiriko Akili, ndetse bivuga ko Kiriko Akili kubera urukundo akunda uno mukobwa ashobora no kuba yasara. Rero uno mukobwa Yellow Queen ese ni muntu ki? Bamwe bari kwibaza uno mukobwa uri gusaza Kiriko Akili ni muntu ki? Yellow Queen ni umukobwa uvuka hano mu gihugu cy'u Rwanda, akaba avuka hariya mu mujyi wa Kigali. Rero akaba yarageze kuba yakundana n'umuhanzi Harmonize, baza kuba bashwana. Rero uno mukobwa Yellow Queen akaba arimo kugenda yigarurira umutima w'umuhanzi Kiriko Akili. Bahuriye mu bitaramo bigiye bitandukanye Kiriko Akili yagiye akorera hano mu Rwanda ndetse no hanze yabyo. Rero uno muhanzi Kiriko Akili yagiye ahura n'uno mukobwa, rero biza kurangira Kiriko Akili akunze uyu mukobwa. Rero uyu mukobwa byatangiye Kiriko Akili avuga ko akunda uyu mukobwa cyangwa se bari mu rukundo, ariko uno mukobwa adakurikirana Kiriko Akili ku rubuga rwe na rumwe. Rero mu cyumweru gishize nibwo uno mukobwa yakurikiye Kiriko Akili ku rubuga rwe rwa Instagram. Rero Kiriko Akili aza kuvuga ko uno mukobwa arimo kumukunda byahatari, ndetse ko ibi binaba ngombwa azamushyira mu mago. Abarundi bamwe na bamwe rero bari kuvuga ati umuhanzi Kiriko Akili yasaze, cyangwa se tutamusengera urukundo ruraza kumusaza. Ati dore ko ari gukunda buhumyi, ati Kiriko Akili ati biri kumubaho, ati sinzi nawe. Rero amakuru agenda tugeraho avuga ko impamvu Kiriko Akili yakunze uno mukobwa harimo n'imiterere y'uno mukobwa, ko biri mu kintu byakuruye uno muhanzi Kiriko Akili. Uno mukobwa ari mu bakobwa bo mu Rwanda bameze neza, kuko unamureba ku mavideo cyangwa se ku mashusho ubona ko ni umukobwa uteye neza, umukobwa ufite imiterere myiza, dore ko ari umwe mu bakobwa beza hano mu gihugu cy'u Rwanda. Uno mukobwa Yellow Queen rero akaba ari kugenda yigarura umutima w'umuhanzi Kiriko Akili. Kiriko Akili we anyuze ku mbuga ze zigiye zitandukanye yavuze ko ari ngombwa cyangwa se ari vuba we n'uno mukobwa ari gutegura ko banakora ubukwe namwemerera ibyo arimo kumubwira, dore ko uno mukobwa nta kintu we arabivugaho, usibye kuba Kiriko Akili avuga ko ari gukunda cyangwa se bakundana n'uno mukobwa. Uno mukobwa Yellow Queen ntacyo arabivugaho. Rero Kiriko Akili ni umuhanzi uturuka hariya mu gihugu cy'abaturanyi cy'i Burundi, ni umuhanzi ufite izina rikomeye abariya mu gihugu cy'i Burundi ndetse na hano mu Rwanda, dore ko yakoranye n'abahanzi bagiye batandukanye hano mu Rwanda. Yakoranye na Bruce Melody indirimbo yitwa Inzoga ni Pepi. Iyi ndirimbo rero yakoranye na Bruce Melody bari kumwe na Double J. Hari n'indi ndirimbo yakoranye na Kivumbi King yitwa Yalampaye, ndabizi ko abenshi cyane mugiye muyizi. Hari n'izindi ndirimbo yagiye akorana n'abanyarwanda zigiye zitandukanye. Abenshi mu Rwanda mwamumenye ku ndirimbo ngo ahanihe, niyo yanazamuye izina cyane ry'uno muhungu, nayo ndirimbo cyane yamenyekanye hano mu Rwanda n'abanyarwanda bagiye batandukanye. Rero uno muhungu cyangwa se uno muhanzi uturuka hariya mu gihugu cy'i Burundi, amakuru ari kugenda acicikana ku mbuga nkoranyambaga avuga ko agiye gusazwa n'urukundo cyangwa se umukobwa w'umunyarwanda amusajije, dore ko ya mpano we yavuze ati uzi gukundwa n'umukobwa w'umurundi, ariko Kiriko we ari kuvuga ati uzi gukundwa n'umukobwa w'umunyarwanda akabigira ibanga ukazageza umukuye iwabo. Rero uno mukobwa Yellow Queen akaba ari kugenda yigarurira umutima w'uno muhanzi Kiriko Akili ku buryo budasanzwe. Kiriko Akili rero yanagiye akora ibitaramo bigiye bitandukanye hano mu Rwanda, dore ko mu kwezi kwa 10 yaherutse gukora igitaramo hano mu Rwanda, uretse ko bavuze ko kitagenze neza, ngo abanyarwanda bamugambaniye ibyuma bakabyica. Ariko Kiriko Akili ni umwe mu bahanzi baturuka mu gihugu cy'i Burundi bakunzwe hano mu Rwanda, ndetse ni umwe mu bahanzi bari kubaka amazina mu bihugu bigiye bitandukanye, dore ko afite indirimbo nyinshi cyane ziri kumvwa n'abanyarwanda kandi zinakunzwe n'abanyarwanda. Rero mwitegure abanyarwanda aho muri hose, mumenye ko uno muhanzi Kiriko Akili mu minsi mikeya ashobora kutubera umukwe, mu minsi mikeya ashobora kuza kutubera umukwe. Rero abarundi bamwe bari kuvuga ati se Kiriko Akili ntiwasanga arimo yifuza, ati dore ko uno mukobwa Yellow Queen yabaye ex
wa Harmonize. Uno mukobwa rero The Queen yigeze kuba yakundana n'umuhanzi Harmonize uturuka hariya mu gihugu cya Tanzania. Harmonize cyangwa Kunde Boy ndakeka benshi cyane muzi uyu muhanzi. Rero bivuga ko uno mukobwa rero The Queen ari ex wa Harmonize. Rero bakaba bavuga ati Kiriko akiriweho uri kwifuza, ati uno mukobwa nta kuntu ngo yakwemera, ariko burya urukundo rujya aho rushaka. Reka tuzareba cyangwa se nzagenda bagezaho uko rero The Queen ari kugenda abivuga, cyangwa se uko ari kugenda abivugaho, kuko ubu kugeza kano kanya rero The Queen nta kintu arabivugaho habe na gito. Ntabwo aratangaza ko we na Kiriko hari icyo bari guhurizaho cyangwa se hari ibyo barimo. Rero nagira icyo atangaza nabyo nzabibagezaho. Gusa Kiriko akiriweho avuga ko we na rero The Queen urukundo rwabo rugeze kure, ndetse ko ari vuba cyane, ko ari vuba akadotamo ikirori. Ati kuko we ubundi urukundo ari gukunda uno mukobwa ubundi yumva yanamujyana mu rugo. Ati ibintu byo kumuheza ku mihanda wapi, ati ubundi gukunda nicyo kintu nicyo kibigaragaza. Gusa rero abarundi bamwe na bamwe bari kugenda mu makomantere ukajya ubona bari kuvuga ati Kiriko akiri atiweho uri kwishuka, turiya mukobwa turusibye kuba yitwa Yellow The Queen, ati ntago ari Yellow The Queen ahubwo ati izina bararicuritse, ati bakamwise Slay Queen, ati ugiye kwishyiraho Slay Queen ati uzicuza. Ariko buriya ntawamenya Kiriko afite impamvu yakunze uno mukobwa. Tureke kuvuga ngo arishutse cyangwa ari kwipasa muremure cyangwa ari kwishyira kuri level atariho, dore ko Kiriko akiri murabizi ko ni umuhanzi uri guturuka mu gihugu cy'u Burundi kandi ufite izina yaba hano mu Rwanda ndetse na hariya mu gihugu cye cy'i Burundi. Rero ndagushimiye ko twabanye. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri no channel yacu ya YouTube cyangwa se kungurukana bumenyi yacu, reka ngusabe ukande ko ku ijambo s'abone cyangwa ukande ku ijambo subscribe bitewe nuko ubyumva, ubundi ujye muri comment unyereke ko twari kumwe, cyangwa umbwire uko ubyumva iby'uru rukundo rwa Kiriko akiri ndetse n'uno mukobwa Yellow The Queen w'umunyarwanda. Ubundi ujye muri comment unyereke uko urimo urabyumva. Je rero mwari kumwe, amazina ni Ndigi nk'ibisanzwe. Ndabakunda cyane. Rero wibuke ukanda subscribe kugira ngo ndagenda nkugezaho amakuru acicikana cyangwa se amakuru agezweho y'abantu mu Rwanda no mu Burundi, kuko ino channel ica amakuru y'Ikirundi ndetse n'amakuru y'Ikinyarwanda. Ndabashimiye.